Yesu ashimwe bene data, muraho neza, mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu nziza y'urukundo, tugushimiye kuduha amahirwe yo kongera kuganira ku ijambo rya muri iki gitondo. Yemerera Mwuka Wera yende ku byawe, by'umwihariko ibyo yaduhishuriye uyu munsi, aduhishurire iby'ubwiru bwabyo, aduheshe n'imbaraga zo gusohoza icyo ugiye kudutumaho muri iri jambo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni umunsi wa gatatu, umunsi wa kane w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku ntwaro z'Imana. Intwaro z'Imana turimo turifashishije mu dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 kugeza ku wa 18. Uyu munsi rero turimo turaza kuganira ku ntwaro yitwa kwizera. Twaganiriye ku butumwa bwiza, tuganira ku kuri, tuganira ku gukiranuka. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku yindi ntwaro yitwa kwizera. Turasoma Abefeso ibice 6 umurongo wa 16. Handitse ngo kandi kigeretse kuri ibyo byose, ubwo ni bya bindi byavuzwe hejuru za ntwaro zindi, ndetse kuri ibyo byose ngo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Imana tugirire neza. Ndaza gutinda mvuga ku kwizera icyo ari cyo, hanyuma tuvuge nyine no gutwara iby'iyo ntwaro. Kwizera ukurikije ko ijambo ry'Imana ribisobanura mu Baheburayo ibice 11, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Harimo amagambo abiri y'ingenzi: kumenya ibyiringirwa, hanyuma hakabamo n'irindi jambo rya kabiri ryo kudashidikanya. Ibyiringirwa bivugwa ni ibihe? Ibyiringirwa bivugwa si amagambo wabwiwe n'umuhanuzi. Hari igihe umuntu avuga ati ibintu kanaka yambwiye, ibintu Imana yambwiye, turimo turasengera aha n'aha. Ibyo si byo byiringirwa. Ibyiringirwa ntabwo ari ukuvuga ngo nuko wafashe iminsi runaka ugasenga. Naho umuntu ajya avuga ati ngiye mvuye mu 5, ngiye mvuye mu 7, ati twe ku itorero iwacu turimo turasenga ya 21, ati nizeye yuko rwose hariya muri ariya masengesho Imana izahita ibikora. Gusenga ni byiza, na Bibiliya navuga ko byuko Imana ishobora gukorera mu bahanuzi bibaho rwose, igihe bakoreramo ikabavugisha, ariko ibyo si byo kwiringirwa. Ibyo bintu byagutenguha. Ushobora kuba muri ayo masengesho ukaba no mu y'iminsi myinshi irenze iyo ngiyo 21 cyangwa se 40 cyangwa se n'iyindi, ariko icyo wasengeraga ntikibe, cyangwa se ibyo wifuzaga ntibibe. Ibyo bintu byose si ibyo kwiringirwa. Gusengera ahantu runaka, ibyo si ibyo kwiringirwa. N'imirimo yose twakora, uwo kwiringirwa n'umwe ni Yesu Kristo wenyine. Kumenya Yesu Kristo ntumushidikanyeho niko kwizera nyakuri. Ntago iyo umuntu avuze ngo mfite kwizera, ngo nasenze, ngo mfite kwizera, sinzi ikintu uba wizeye. Ubaye wizeye ikindi kitari Kristo, waba watengushywe. Imana yacu tugirire neza. Ubaye wizeye ibyo wabwiwe n'umuhanuzi muri ya masengesho, waba wahushije intego. Muri ayo masengesho kwiringirwa n'umwe ni Yesu Kristo. Muri bya bihe byo gusenga wafashe, uwo kwiringirwa n'umwe ni Yesu Kristo. Iminsi yo gusenga ushobora kuyisenga ibintu ntibikunde, kuko si iminsi si yo kwiringirwa. Yesu Kristo niwe wo kwiringirwa. Imana tugirire neza. Mwifurije kwiringira Yesu Kristo. Hanyuma kabiri, twavuze ko kwizera ni ukumenya ibyiringirwa ntubishidikanyeho. Yesu niwe wo kwiringirwa. Numwizera, numenya ko ari we wo kwiringirwa, ntago azigera gutenguha. Ibindi by'iminsi wamara utari kurya nibyo si byo kwiringirwa. Ibyo ukuntu wakitwararika si byo kwiringirwa, ibyo byagutenguha. Imana tugirire neza. Kumenya ibyiringirwa, Yesu Kristo niwe wo kwiringirwa. Kudashidikanya kuri ibyo byiringirwa, kudashidikanya ibindi bintu byose nushaka uzabishidikanyaho, ariko nugera kuri Kristo ukamenya ko ari we ntuzigera umushidikanyaho. Abera hose icyarimwe, ashoboye byose, ibitariho abasha kubirema. No kwiringirwa, amenya ibikwiye kandi mu gihe gikwiye. Yesu wacu no kwiringirwa. Imana tugirire neza. Yesu rero numwiringira, uziringire ko n'ingenga biheye ari nziza kurenza yawe. Uziringire, uzanamenye yuko amahitamo ye ari meza kurenza amahitamo yawe. Yesu nkwifurije kumenya ko ari we wo kwiringirwa. Amahitamo yawe ashobora kugutenguha. Ushobora guhitamo gukora investment runaka, ukabona rwose mu mibare no muri siyanse nyinshi ukabona ibyo bintu bizunguka, ariko ibyo bintu, iyo siyanse n'iyo mibare yawe si ibyo kwiringirwa. Yesu niwe wo kwiringirwa, niwe ukwiriye kurilayinga yawe investment yawe, ukamwishingikirizaho. N'amahitamo ugiye gukora, amahitamo ya Kristo niyo meza. Amahitamo ashingiye kuri Kristo niyo meza kurenza amahitamo ashingiye ku bindi bintu byose. Imana tugirire neza. Kumenya ibyo ntubishidikanyeho niko kwizera nyakuri. Uko
kwizera rero Imana yacu tugirire neza, abagufite kubabera nk'ingabo ibakingira imyambi ya Satani. Ibindi bintu byose Satani abasha kubigabaho ibitera akabibasha akabitsinda. Ibindi bintu ibyubakiye ku bwenge bw'abantu, ibyubakiye ku buranga bwabo, ibyubakiye kuri connection zabo, ibyo bintu byose Satani yabigabyeho igitero arabinesha akabitsinda pe. Ariko hari ikintu atajya ashobora, ni ikintu gishingiye ku kwizera twizeye Yesu Kristo. Ni ikintu gishingiye kuri Kristo Yesu, ukamumenya ukamenya ko ari wo kwiringirwa. Imana itugirire neza. Ni byiza kuba ufite ubwenge, kuba warize ni byiza, ariko ubuzima bwawe n'ubushingira kuri ubwo bwenge bwawe uzahomba, kuko ubwenge si ubwo kwiringirwa, bwagutenguha. Degree zawe si zo kwiringirwa, zagutenguha. Ubuzima bwawe n'ubushingira ku cyizere abantu bakugirira, bizatengurwa, kuko icyizere abantu bashaka kukigukuraho. Ubuzima bwawe n'ubushingira ku gukomera ukomeye uyu munsi, bizagutenguha, kuko uyu munsi umuntu ashobora kuba akomeye ejo akamanurwa mu ntera. Mbese imibereho yawe nuyishingira ku buranga cyangwa se ku kuntu ugaragara, ku mbaraga ufite, bizagutenguha, kuko wanarwara, wahura n'ikintu kikwambura za mbaraga z'umubiri. Mwifurije kubakira ubuzima bwawe kuri Kristo, niyo wo kwiringirwa, niwe udahinduka. Imana yacu tugirire neza. Kumenya uwo, ukamenya yuko n'ingengabihe ari nziza, ukamenya yuko n'amahitamo ye ari meza kuri wowe, nibyo byo kwizerwa nyakuri, niko kwizera nyakuri. Abafite ibyo, aho bakiye kuri ibyo byiringiro bya Kristo Yesu, ibitero byose umwanzi abagabyeho nta kintu bibatwara. Mwifurije gutwara intwaro yo kwizera, kuko ari izagushoboza kunesha imyambi yose ya Satani. Satani azakugabaho ibitero by'uburyo bwinshi, ariko ubuzima bwawe niba warabwubakiye kuri Kristo, niba warabwubakiye uko kwiringirwa w'ukuri, ntumushidikanyeho. Satani akakugabaho ibitero muri icyo gihe wubatse kuri Kristo Yesu, nta kabuza ntago azigera gushobora. Urakoze cyane. Intwaro yo kwizera uyigendane, kuko ari izagushoboza kunesha imyambi yose ya Satani. Yesu